kuko nk'ubu sinshidikanya ko mu myaka 2-3 iri imbere yego iyi kawa ishobora kujya inzanira miliyoni, mvuga nti iriya ni miliyoni nabitse hariya ku mwaka nugira, niba naragize amahirwe yenda abana nkabarihira amashuri bakaba bari aho, icyo gihe nabo sinzabarushya kuvuga ngo bavuga bati wa musaza watubyaye reka tujye kureba, nubwo batabyanga babikora, ariko nibura ntibavuge bati araganya buri mwanya. Icyo rero ni icyo kintu kugira kumenya guteganya. Hanyuma rero mu guteganya nkanjye urabona nahisemo ubuhinzi kubera ko ubuhinzi mbere na mbere nta muntu n'umwe ku isi ubaho hatabayeho ubuhinzi. Yego, ni ukuvuga ngo mu mitekerereze yanjye ubuhinzi nicyo kintu cya mbere gishobora kunguka. urakoze. Jean Baptiste muraho? Jean Baptiste uraho? Aho neza munyamakuru. Uyu munsi nagusuye napereje amakuru yuko winjiye mu buhinzi bw'ikawa, ariko nge nari nkuzi mu by'ikoranabuhanga ko wazanye ordinateur, uri muri bake bazanye ordinateur mu Rwanda muri za 80 na ukajya mu buhinzi bw'ikawa. Uyu munsi ndashaka utuviri muzini muzingo ko hari abantu benshi b'abanyarwanda bakeneye kumenya bigenda bite kugira ngo umuntu waruzwi mu bikorwa nk'ibyo by'ikoranabuhanga tumusange no mu buhinzi tumwigireho. Icyo nicyo kiri kungenza. Ntatinze rero uratangira wibwira abakurikiye Mr Tech Rwanda, ndetse utuviri muzini muzingo kuri ibyo bya computer byakuganishe no kujya mu buhinzi. Murakoze. Amazina yanjye nk'uko wigeze kubikomozaho ni Ntirushwa Yohani Batista, nkaba mvuka mu karere ka Gisagara ariko nkorera nanatuye mu murenge wa Tumba. Aha turi ni mu murenge wa Mukura, akagari ka Bukomeye, aho nashyize umushinga w'ibikorwa byanjye byunganira akazi gasanzwemo ka buri munsi. Batiste, byagenze bite kugira ngo kuko amakuru mfite nuko wagejeje computer bwa mbere cyangwa se internet muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda? Byagenze bite n'iryari? Ndakeka utagombaga kumbaza ibya internet kuko ubu turi mu buhinzi, ariko yenda nabyo bikeneye umuntu yabivugaho gakeya. Bivugaho gake kuko abantu bafite amatsiko y'igihe yagereye mu internet yagereye mu Rwanda. Kuko abantu banzi benshi baciye muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda bazi ko nari nshinzwe ishami ry'ikoranabuhanga, akaba ari ibintu nakundaga cyane cyane kubera ko mu bijyanye n'imyigire yanjye y'amashuri yisumbuye nari narakurikiranye ishami rijya kujyana nabyo bita secretariat. Hanyuma iryo shami rya secretariat rero rikaba riba rigamije kugira ngo umuntu abe yakora inyandiko hifashishijwe amamashini, za nyandiko zimeze neza ku buryo utanze raporo yaba ari raporo igaragara neza. Ubwo rero muri icyo gihe nge narangije amashuri yisumbuye muri 89. Ni kera. N'icyenda nkaba nararangije mu kigo cyigenga cyitwa Apacope i Kigali, akaba ari nayo nagiriye amahirwe yo kugira ngo mbanze nkore kuri ibyo byuma bitunganya inyandiko mu buryo bwa gihanga. Hanyuma nkirangiza mpita mbona akazi muri kaminuza. Ibyo bintu byari amateka, ntabwo byahabaga by'ikoranabuhanga. Biba ngombwa ko uko akazi kagenda gakura, kagenda gatera imbere iminsi ku munsi, biza kugeraho biba ngombwa ko na ordinateur yinjira mu mikorere ya kaminuza. Hanyuma kuko ndi muri bake, niba ntari jyenyine icyo gihe,
bari bazi ibijyanye no gukoresha ibyo byuma, byabaye ngombwa ko banshinga ako gashami nkajyamo nk'umukozi, ariko kandi bibaye ngombwa ko n'abandi bakozi babihugurirwamo, biba ko ari jyewe ugomba kujya mbahugura, mbafasha kubikoresha, gutunganya izo nyandiko. Nyuma ngira n'amahirwe rwose, kubera ko ariho ikoranabuhanga ryari ritangiye kujya ryinjira mu gihugu, ngira amahirwe muri mirongo cyenda n'icyenda, ariko ubwo nsubiye inyuma gatoya, ubwo natangiye akazi muri kaminuza ku itariki ya mbere z'ukwa mbere muri mirongo cyenda. Yego. Hanyuma ariko njya mu ishami icyo gihe ryitwaga Sciences économiques de gestion, ariko mpingukira mu mushinga wari utangiye w'Ababiligi bitaga ISAP, Institut Supérieur d'Administration Publique. Hanyuma uwo mushinga w'Ababiligi rero, kubera ko urumva byari bivuye i Burayi, abafatanyabikorwa byabaye ngombwa ko bazana ibyo byuma by'ikoranabuhanga. Nibwo bwa mbere rero ibyo byuma byaje, bisanga nta muntu uzi kubikora, ariko nkagira amahirwe yuko kubera ko aho narangirije muri Apakope, naho nyir'ikigo yari umuntu, nibuka ko icyo gihe yari ahagarariye inyungu z'Ububiligi mu Rwanda, witwaga Shamukiga. Yari afite rero ubushobozi bwo kuba iryo shuri yariha ibikoresho by'ibanze, ari naho haje nyine izo mashini. Dutangira ku mashini twandikaga n'intoki bita za dondadonda, biza kugeraho izo zisimburwa n'izindi ziri electronic, ariko ikiri mashini isanzwe. Hanyuma twaje kurangiza na computer za mbere zarahageze, akaba ariho nakuye ubwo bumenyi bw'ibanze. Hanyuma ngiye muri kaminuza rero nk'umuntu wari ubizi, wari ufitemo ubumenyi, icyo gihe nshingwa secretariat y'iyo institut yari itangiye, Institut Supérieur d'Administration Publique, ariyo ISAP. Hanyuma birakomeza uwo mushinga, ngira amahirwe umfasha noneho kubona amahugurwa mu Bubiligi ajyanye n'imikorere ya ICT, cyane cyane ko yari igitangira mu Rwanda. Ndibuka ko icyo gihe nagiye mu Bubiligi mpamara amezi 3, ngaruka noneho iby'ibanze bihari, nzana nazanye package ya mbere y'imashini uwo mushinga wateye kaminuza. Ubwo ni muri 90. Muri 90 ni nabwo computer ya mbere yinjiye muri kaminuza y'u Rwanda. Nibwo yinjiye muri kaminuza y'u Rwanda. Icyo gihe haza bya computer binini bifite ibiscreen binini by'ibiromba. Ndibuka ko icyo gihe nazanye ibigera kuri 30. Hanyuma mpita ntangira gusetinga noneho lab ya mbere. Noneho bigeze muri icyo gihe muri kaminuza, urumva ko natangiye mu kwa mbere 90. Hanyuma bigeze mu kwa 10 91, nanjye nkenera kujya kwiga. Biba ngombwa ko ndagenda njya muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'Inyakinama, ariko ndakubwiza ukuri bwa bumenyi bw'ikoranabuhanga bwangirira akamaro, kuko ndibuka ko ndi Nyakinama nari umunyeshuri mpabwa buruse, ariko njye mfite ubushobozi rwose buhagije, kuko ni jyewe wagiye wandikira za memoire abanyeshuri bandikagaho muri Nyakinama. Icyo gihe nkabona udufaranga twabaga ari dukeya ugereranyije n'iki gihe, ariko yabaga afite akamaro cyane, uburyo nabaga rwose nta kibazo, ndi umuntu umeze neza. Noneho ibyabaye mu Rwanda murabizi, muri 94 iriya jenoside yakorewe Abatutsi irangiye, naje
kuba ndi mu mujyi wa Huye nza guhura n'abayobozi ba kaminuza bari bariho icyo gihe, twari tunaziranye kuko urumva nagiye kwiga nari nsanzwe nkoramo, noneho barambwira bati bite byawe waje tukareba uko uburezi bwakongera bukazamuka. Ubwo ndibuka ko nari nararangije icyiciro cya mbere cya kaminuza, ariko numva nagombye gukomeza, noneho kubera abo bayobozi bambwiraga ati ngwino dufatanye turebe ukuntu twakongera kuzamura uburezi bw'igihugu, byabaye ngombwa ko ibyo kwiga mba mbihagaritse nsubira mu kazi 95. yego. Nuko nsubiye mu kazi rero biba ngombwa ko ari jyewe ushingwa ishami rya ICT. Nkawe ndibuka ko wanyuze muri kaminuza 2004. 2004 wahakoreye stage, hamwe wakoreye stage rero bitaga muri ICT Center, Centre de calcul. kera bahitaga Centre de calcul, kubera ko yari inyubako ya faculté ya science. None iyo muri science rero hakorerwa ubushakashatsi. Icyo kigo rero iyo centre niyo bitaga Centre de calcul, niho hakorerwagamo ubushakashatsi. Hanyuma aho ngaho bariho ntangirira. Muri uko kwatangirira rero dutangira gukora ku buryo ikoranabuhanga ryatangira muri za mashini nke nakuye mu Bubiligi, nizo nahise nkora ku buryo nzisetinga aho ngaho. Hanyuma ndibuka ko nkawe iby'ikoranabuhanga urabizi, ndibuka ko natangije internet ya mbere ihagera. Ubwo ni ryari? Muri 96 ubwo internet yageze muri kaminuza. Hanyuma ubwo icyo gihe twakoreshaga utumodem, tumodem kugira ngo dushobore kwakira internet cyangwa twohereze amakuru n'iki. Icyo gihe modem ya kilobyte 256. Yego. Icyo gihe nkawe uzi iby'ikoranabuhanga, urumva ukuntu uwo muvuduko wari uhari. Twabyitaga akanyamasyo nta guciye mu ijambo. Yego. Bigenda rero bikura buhoro buhoro uko iminsi igenda iza, bikagaragara ko ubwo ko kaminuza yagendaga yiyubaka, byabaga ngombwa ko na infrastructure nazo zigenda ziyongera. Tuva kuri iyo 256 tugera kuri 512, biza kugeraho tugera kuri 1 gig, birakomeza kugeza ubwo noneho ngubu turi ku muvuduko munini cyane udasanzwe, kubera ariko twavuye kure, ariko ubu ngubu rero turagize. Tugiye rero inyuma gatoya y'ibyo, wari uri muvuga uti nagusuye mu bikorwa by'ubuhinzi. Yego. Uti biti. Yego rwose. Munyamakuru rero urabona ko ndimo ndajya mu zabukuru. Kuba ndi kujya mu zabukuru rero ni ukuvuga ko niba narabayeho neza ntagombye no gusaza nabi, akaba ariyo mpamvu ntagomba kwiringira gusa yenda pasiyo leta izampa, nakagombye kugira icyo nakwita plan B yatuma nibura ntazajya nguhora ngusaba agacupa. Yego. Kuba narihaye icupa nkaryigurira ntabwo byaba byiza ko njya gusaba icupa. Bene ibi bikorwa rero mba ndimo kuba ari ukugira ngo ari jyewe n'umuryango wanjye dushobore nibura kuzakomeza kubaho mu buzima twishimira. Ni muri urwo rwego rero narebye ngasanga kuko muri uko guteganya plan B, icyambere narabanje nshaka ubutaka, sinaha gusa kuko mfite n'ahandi nuza kugira umwanya yenda ndakwereka. Yego. Noneho nkavuga nti aha ngaha ndabona hakwiranye n'ikawa, cyane cyane ko ubu ni ubutaka bw'Urusenyi. Iyo ukurikije amakuru umuntu agenda avoma kuri rya koranabuhanga,
ubona ko ubutaka bw'Urusenyi ari ubutaka bwera ikawa. Ngira ngo wanabibonye nk'ubu izi ubona zatangiye guhishira, ubu uyu ni umusaruro wa mbere. Yego, ni umusaruro wa mbere urimo uravamo, ariko bigaragara ko mu myaka 2 iri imbere hazaba harimo umusaruro ushimishije. Icyo gihe rero nkaba mvuga nti icya mbere ni plan B y'imibereho inshimishije, ariko icya kabiri ngira ngo urabizi muri iki gihe abantu benshi bari kwicwa n'indwara z'imivuduko, indwara zo kurya bya biryo kenshi usanga biba byavuye mu mafumbire ya kijyambere n'iki, ugasanga ingaruka z'ubuzima bubi akenshi rimwe na rimwe nitwe tuzitera. Igisubizo rero nabonye igihe cya mbere, ntuyitumba mu mujyi, ni mu birometero 8 ugera hano. yego, Bya birometero 8 iyo mbifashe nkaza hano nje n'amaguru, yego, ni uburyo bwo gutuma umubiri wanjye uhora umeze neza, ufite ubuzima bwiza, kuko iyo niyiziye muri siporo gutyo ya mitsi nta kibazo igira. yego, wa mubiri wanjye uba uri gukora neza, ku yego. buryo rwose nkomeza kumva ko ninuza. Ubu se wankekera imyaka 60 umbona gutya? Oya, ntabwo nayikeka ko abayifite bagenda bicaye buri gihe badakora iyo siporo, bataba no mu buhinzi barashaje. Ibyo nibyo navuga. None kuki wahisemo ikawa Jean Baptiste? Harimo n'ibishyimbo ndaza kubigarukaho byiza cyane by'uruyange. Kuki wahisemo ikawa, ariko uraza no kumbwira impamvu ibishyimbo byawe bishishe wagira ngo babisiga amavuta, reka mbyite gutyo. Mu gihe umurima uri ku ruhande ndaza kwerekana nawo wagira ngo warashiririye. Ibyo byo ni ukuki wahisemo ikawa, n'icyo ukora ngo bise gutya? Buriya rero ikawa niba ujya ubikurikirana, ikawa ifite akamaro umubiri, ariko kandi mbere na mbere nakubwiraga ko iyi ari plan B y'imibereho yanjye iri imbere niba Imana intije ubuzima. Yego, ikawa ni igihingwa kidasaba imirimo myinshi, cyane cyane iyo yamaze kugera ku rugero rwo kwera. yego, Igusaba imirimo myinshi iyo ugitangira utunganya bwa butaka. Nk'aha ngaha habagamo ibintu twakwita urwiri rwinshi cyane, kandi ntibikorana. Icyo gihe rero ubwo buryo bwo kubanza gutunganya umurima, gufata ingemwe ugashyiramo ukazitaho, nibyo bintu birushya cyane. Nk'ubu niba wahaye amaso, urabona uno murima ukuntu ari munini. Hano hari hateganyirijwe kujya nibura ikawa 500. ikawa 500. Ariko izo ubona zatangiye kwera ntizirenga 300. Ni ukubera iki? Biriya byanya ugenda ubonamo hagati na hagati, nuko nizangorane umuntu agenda ahura nazo. Uratera uwo mugenzi wawe hirya muturanye yabona ari ntuze, akaza agatwara urugendo. Ibyo bibaho. Cyangwa se ugatera rumwe rukuma. Bivuga ko ariyo mpamvu ubona yenda bitararuzura neza, ariko ngira ngo nuzagaruka hano umwaka utaha uzasanga byose bimeze neza. Ubu ndaza kujya kwakwereka ahantu ndimo ndategurira pepiniyeri yo kugira ngo noneho nzajye nshobora gusimbuza izangombwa, no kwagura, kuko urabona ku ruhande hari ubutaka buhagije. Hanyuma nanarebe noneho muri ya plan B yo kongera imibereho, ndewe niki kuki se wa mugani n'abandi bakeneye kunyigira aho babona ngiye gutangira gukirigita ifaranga, batambaza bati ingemwe wazikuye hehe, noneho nanjye nkaba nabumwe mu batuma abandi nabo bagira ishyushyu ryo guhinga ikawa. Icyo naza kukigarukaho cy'ingemwe, kubera ko njya nkurikira amakuru y'ubuhinzi cyane Jean Baptiste, aho usanga ingemwe zabuze. Njya mbyumva ugasanga ingemwe zabuze, byo ahubwo urankoreye niba uzazitunganya, kuko abakurikiye iki kiganiro bakunda Mr Tech Rwanda. Icyo uraza kukimfashaho ku buryo bazabona ingemwe. Ahubwo ndashaka kubaza ikintu,
ikawa ubu yera imaze igihe kingana iki? Iyi kawa imaze igihe kingana iki uyiteye kugira ngo utangire babyita gutojora? Hashize igihe kingana iki? Uyu mwaka ni uwa kane. Uyu mwaka ni uwa kane. Umwaka ni uwa kane, ariko urabona ko zatangiye rwose gutanga umusaruro. Ndakeka ko niba ibihe bikomeje kugenda neza, ariko nzi ko bizagenda neza kuko nkomeza kuzitaho. Yego. Icyo gihe ndakeka ko umwaka utaha kabisa nawe nakugurira agacupa. Urakoze cyane, uzangurira agacupa. Aha, ubu nko ku giti cyangwa se nko mu mwaka utaha uba uteganya kuzasarura nk'ibiro bingahe? Cyangwa se uyu mwaka kuko zeze bwa mbere urateganya gukuramo ibiro bingahe? Yandi ibyo uraza kubiganiraho n'umuntu nkurikiranira ibikorwa by'ubuhinzi umunsi ku munsi. Cyane cyane ko ubu ngubu mba ndi mu yindi mirimo. Niba wakubwira ati ku giti hashobora kuvaho ibiro 2, ibiro 3, cyangwa se umwaka utaha n'icyaba cyagize gishobora no kuvaho ibiro 10. We niwe uba ubikurikirana umunsi ku munsi wabimenya. Ariko icyo mpanyimya ko urebeye nko kuri iki byonyine iki ngiki tubona hano, hariya ndabona ashobora gukura, kandi urabona ko ni kuri faze ya mbere. Hari ibiro 2 byavamo. Ni ukuvuga ngo mitsingi ya 2 hariya nayibona. Urakoze cyane. Aha, noneho ibyo ndabiganana n'umuntu ushinzwe ubu buhinzi bwawe, ahubwo ndashaka ugira inama abantu mu buryo bubiri. Hari abantu usanga bajya muri pansiyo bakaba aribwo batangira ubuhinzi, cyangwa se hari n'abandi bantu bumva ko ubuhinzi ari ubw'abantu badasobanutse. Abo bantu babiri no muri ibi bihe kandi tuvuga ngo ibiciro birimo birazamuka, ni ibintu bitatu utugiraho inama, wagira icyo ubabwira? Nko kuri icyo ukomozeho cy'ibijyanye no gutegura izabukuru z'umuntu, ubundi izabukuru z'umuntu zitegurwa hakiri kare. Imana niyo itugenera iminsi yo kubaho kuri iyi si yayo, ariko itubwira ko nitwiyibagirwa nayo izatureka. Yego. Niyo mpamvu rero nanjye mu mitekerereze yanjye navuze nti sinzasabirize. Urakoze. Ubwo rero nibwo mu mibereho nagiye ntangira mbere na mbere gushaka ubutaka, kuko ubutaka nicyo gishoro cy'ibanze. Yego. Noneho icyo gihe ubutaka iyo bumaze kuboneka uhita utangira uti nabubyaza umusaruro gute. Kuko nk'ubu sinshidikanya ko mu myaka 2-3 iri imbere, yego, iyi kawa ishobora kujya inzanira miliyoni. Mvuga nti iriya ni miliyoni nabitse hariya ku mwaka nugira. Niba naragize amahirwe yenda abana nkabarihira amashuri bakaba bari aho, icyo gihe nabo sinzabarushya kuvuga ngo bavuga bati wa musaza watubyaye reka tujye kureba, nubwo batabyanga babikora, ariko nibura ntibavuge bati araganya buri mwanya. Icyo rero ni icyo kintu kugira kumenya guteganya. Hanyuma rero mu guteganya nkanjye urabona nahisemo ubuhinzi, kubera ko ubuhinzi mbere na mbere nta muntu n'umwe ku isi ubaho hatabayeho ubuhinzi. Yego. Ni ukuvuga ngo mu mitekerereze yanjye ubuhinzi nicyo kintu cya mbere gishobora kunguka. Urakoze. Kuko byonyine niyo nta kunguka. Nk'ubu urabona izi kawa zanjye ziracyari ntoya, ndari guhingamo ibishyimbo. Yego. Sibyo? Ibi bishyimbo ubona gutya, kandi nawe ngira ngo urabibona ni byiza. Ni byiza cyane. Ibi bishyimbo ubona gutya ni ukuvuga ngo sinzigera njya ku isoko njya guhaha ibishyimbo. Yego. Kubera iki? Kubera ko nabyihingiye. Nubwo nashyizemo ibishoro, ariko ni bya bishoro bigenda bigaruka. Sibyo? Yego. Ubwo rero ubuhinzi kuri jyewe ni ikintu nafashe nk'inkingi nziza yatuma rwose
ubuzima bwanjye n'umuryango wanjye butabaho nabi. yego Abantu rero babyiganyiriza ngo ntibajya muri gutekereza kujya mu buhinzi. Hari benshi usanga bajya mu bucuruzi n'iki, ariko ubucuruzi atansiyo muri iki gihe nibwo yego urunguka, ariko iyo urebye nabi mu bucuruzi hari ibibazo. yego Iyo wacuruje utashyizemo imibare, ya misoro ya leta kwa kudasora n'iki, biraza ako kanya ukabona baguteje cyamunara. yego Ariko se ikiza cy'ubuhinzi wagikura ko nta leta insoresha kuko nahinze? ahubwo ujye uje kugura ndagusorera. Ahubwo wowe uze kurasorera. Niyo mpamvu rero numva ubuhinzi rwose mbukora, nkanabushyiramo igishoro, kuko ngira ngo urabona ibishyimbo byanjye birayaga. Kubera ikintu, kubera ko nanjye mba nashoyemo, kandi koko ngira ngo urabizi umudiho uva mu kibuno. yego Utadepanshije ntabwo wasarura. ubu hano urateganya gusaruramo ibiro 100 by'ibishyimbo? Hano birebe hanyuma nawe ugereranye ibyo aribyo byose. 400? 400? 400 ntibyavamo, ariko nibura nk'imifuka 2 ibiro 200 hari igihe byavamo. Kandi mwaka ntiwarya ibishyimbo birenze imifuka 2 mu mwaka? Iyo ndiye byinshi ni ibiro 50 mu mwaka. Bivuga ngo irya 5 uzarigurisha. None ni cya gishoro gikorera ikawa, kugira ngo haboneke amafaranga agaruka gukorera ikawa. Bivuga ni ibintu byikora cyane rwose. Aha, none Baptiste rero ndagira ngo tubwire no kuri izo ngemwe. Urateganya gukora pepiniere hano turi ni mu karere ka Huye, mu murenge wa Mukura, aho bita Imubumbano, ruguru ya centre de santé. Ese izo ngemwe muri uyu mwaka abantu bizere ko, kuko natanga nimero zawe, wavuze ko ugiye gutegura pepiniere kugira ngo nawe uzasimbuze izapfuye, ariko ku buryo waha n'abantu batuye muri aka karere bagahinga ikawa, kuko ikawa ni igihingwa ngandurabukungu, ikawa yinjiza amadevize, ikawa ni igihingwa uhinga muri iki gihe witeguye ko isoko rihari 100%. Reka mbivuge gutyo, ni igihingwa utavuga ngo nzahinga ariko sinzabona isoko. Kiri mu bihingwa uhinga ufite uzagitwara. Abantu tubabwire ngo iki? Igikorwa cya pepiniere nk'uko nigeze kubikomozaho, ndagiteganya cyane ko aho kugikoreraho harahari. Nakubwiye ko nabanje kwibikaho ubutaka. Yego. Ariko ntabwo nakubwira ngo mu kwa 9 ingemwe zizaboneka. Yego. Ni ibintu byose ni process. Ngomba gutegura pepiniere neza kandi zatanga ingemwe nziza zakurikiranwe. Yego. Sibyo? Yego. Ariko ndakeka ko guhera mu kwezi kwa 4 2027, icyo gihe nzashobora kuba natanga ingemwe, cyane cyane ko nk'aha nakweretse aha twegeranye hose nshaka kuzakomeza kwagura izi kawa. Icyo gihe namara kwihaza n'abandi bose nkaba nakomeza kubaha, nabona ari na byiza nkabikomezamo, gukomeza ngenda ntubura izo ngemwe zikawa. Hari ikindi kintu, ibi biganiro dukora birebwa n'abantu benshi cyane, ari abari mu gihugu, ari abari hanze. Icyo nakubwira ni uko abazareba ikiganiro hari abazifuza kuba wabaha amahugurwa Baptiste. Ni ukuvuga ngo impamvu amahugurwa aba akenewe ni ayahe? Hari wowe wabitangiye ugize aho ugera, harimo abantu baba bagifite ubwoba rero bw'uko uvuga ati zahomba, ariko burya urabyara Imana ikagira gute, ikaguha ubuzima. Tugize ubwangu umwana ashobora kwitaba Imana, ntawabyara. Niyo mpamvu n'ubuhinzi ubujyamo ushobora guhomba, ushobora kunguka. Ese n'amahugurwa ntiwayatanga hagize nk'ubikenera kugira ngo umwinjize muri ibi bintu nawe atinyuke yumve bigenda biti? Amahugurwa yo ntawakwanga kuyatanga, cyane cyane ko niba ubona urimo kugerageza gutera imbere, utakwishimira ko n'abandi batatera imbere. Yego. Ari nabyo uravuga yenda ubushobozi buzamo. Ariko ayo mahugurwa cyane cyagiye byananyorohera kubera ko nanayategura nkurikije rya koranabuhanga nsanzwe nzobereyemo, ku buryo nakoresha imbuga nkoranyambaga ku buryo abantu bose bagira. Ikindi kandi ushobora no kugira uno mushinga ukomeje gukura,
gushaka abafatanyabikorwa, ndakeka ko bahari mu bijyanye n'ubuhinzi n'iki, tukajya dutegura noneho amahugurwa nk'ayo agamije gutuma abaturage bagera ku nshingano nziza. urakoze cyane. Kuko niba wunitegereza nka gutya, urabona nk'uyu muhinzi twegeranye agerageje gukurikiza inama nagize, nuko yenda rimwe na rimwe hazamo ubushobozi, ngira ngo urabona ko umurima we nawe wahinduka. Uyu murima wari umeze nk'indi yose, none urayaga. ariko iyo uyaga nyine ubwo ni ukubera ko ni za mbaraga umuntu aba yashyizemo, kandi nkeka ko buri wese abishatse yabigeraho. urakoze cyane. Bakunzi ba Mr Tech Rwanda, murabyumvise rero yuko urugendo rwanjye rwo gusura Jean Baptiste mu buhinzi bw'ikawa atuganirije byinshi. Ni ukuvuga ngo abakora muri banki, abakora ibigo bya leta, bikorera, ni uko dushobora gukora ubuhinzi, igihugu kigashora ikawa nyinshi hanze y'igihugu, kikinjiza amadevize menshi, natwe akatugeraho. Ni ukuvuga nk'uko nabibabwiye, ubuhinzi nicyo kintu, cyangwa se uko yabitubwiye, nicyo kintu ukora ukaba uzi ko niyo wabura ibindi ariko uri burye. Icyo nicyo nshatse kuvuga. Ushobora guhinga imyumbati guys, ushobora guhinga ibishyimbo guys, hari abambwiye ko bafite amahegitare tujya tuganira. Hinga ikawa, yatubwiye ko ikawa aricyo kintu kitagorana cyane. Ni ukuvuga ngo nuhinga ikawa mu myaka 4 ushobora kuzaba usarura miliyoni 3 ku kwezi, nako ku mwaka. Ese ayo mafaranga wayakura he? Muri bihe tuvuga ngo ibiciro birimo birazamuka, birasaba ko buri wese yumva ko agomba gukora, agahinga, agashyiramo ifumbire. Si ifumbire mvaruganda gusa, twige no gukora ifumbire y'imborera. Nkuko mubona ibi bishyimbo hano birashishe, birayaga, yashyizemo imbaraga. Si imbaraga zo kuvuga ngo ni amafaranga gusa, ahubwo no mu bitekerezo, kubiha umwanya. Ubu tuvugana niho duhagaze, hari abandi baryamye, hari abandi bari gukora ibindi bintu bitabinjiriza. Niyo mpamvu ugomba gukora ikintu kigufitiye umumaro, impamvu ugomba gukora ikintu cyinjiriza igihugu. Ariko Mr Tech Rwanda, ntimugire ikibazo, nicyo niyemeje. Ndabakunda, dukore subscribe. Nimba ukunze iki kiganiro, binyandikire muri comment, umbwire icyo nzaganiriza abantu, cyangwa se tuzahuguraho abantu. Kandi nanone usangize abandi, ushyire ku mbuga nkoranyambaga z'abandi, abantu twumve ko tubashishikarize. Ni ukuvuga ngo mujye mubona coach, ni ukuvuga ngo iyo ashishikariza abakinnyi cyangwa se abaha morale, no mu buhinzi niko bimeze. Twumve ko tugomba gufatanya n'igihugu na leta na guverinoma, kugira twese tugire gute, dusobanukirwe iby'ibivuga. Bavuze ko esanse yazamutse, nibyo nahoze mvuga. Turakora iki? Nta kindi turi bukore, ni ukwishakamo ibisubizo mu gihugu, tukongera umusaruro mwinshi ujya hanze, twarangiza tukongera n'uwo mu gihugu, ku buryo ibyo dukenera byo kurya usanga ubyifitiye, ya mafaranga wari ufite ukayakoresha ibindi. Ni ekwasiyo yoroshye cyane. Gira akarima ko mu gikoni mu rugo iwawe, imboga uzigabanye ujya kugura ku isoko. Ni ukuvuga ngo icyo gihe nugabanya imboga, hari ibyo uzakenera kugura bindi. Duhinge ibintu byinshi cyane guys, ariko guhinga ni ukuvuga ngo duhinge kinyamwuga. Tubare ngo kuri hegitare hera toni z'ibirayi zingana iki, toni z'ibigori zingana iki. Tujye muri target nk'izo ngizo. Ndabakunda, murankunda. Ibiganiro byacu akagaruka, tuzagaruka Jean Baptiste tuje kumubaza za ngemwe, kugira ngo abatuye muri Huye babone ingemwe bahinge, kuko abahinzi bari babura ingemwe z'ikawa. Kubera iki? Azi ikoranabuhanga, kubikora bizamworohera, ariko nanone nawe bizamwungukira. Stay tuned.